hari title ivuga ngo ndabyuka neza cyane ngo nyirabukwe amuziza ubumuga. Ni title yakuruye abantu benshi cyane ko twanabirebye tubona ukuntu nayikubonyemo n'abandi twayikubonyemo cyane, ukuntu intare y'ingore yakwirukanye akuziza ubumuga bwawe mu gihe Skov rikaba ari ukumwita yarakujyanye kukwereka nyirabukwe. Iyo nyarwanda nayikubonyemo cyane ndavuga nese uyu mubebi bitebye bundi bimeze bite, gute ubundi tutamenye ibye. Ni nyarwanda yashimishije abantu benshi cyane, ariko byibuze kuba tubashije kuba twayikwibukiraho ni ikintu kitwereka neza ko amahirwe burya agihari yo kuba twakwizera ko wagarutse mu gakino. Yo guys, what's up my people? Nizere ko meze neza from east, west, south, north. Mwese nizere ko mugenda mudukurikirana gatanu ku kandi hano kuri Aurora TV show. Uyu munsi rero tugarukanye bang imwe bidasanzwe. Narababwiye ngo ahangaha niho ugiye kujya ukurikirana ibintu byadanje kandi bimwe bidasanzwe. Byici wabuze wowe umuru uzabibonera ahangaha. Icyo ngusaba kora subscribe, comment and share ubundi dukomeze tugendane gatanu ku kandi. Ibitari ibyo wowe nago turi kumwe. Yes, mbere na mbere rero ahangaha imbere yanjye ngira ngo murimo murabibona aha imbere yanjye afite abantu babiri mfite, reka mbita aba miss nkuko bigaragara na aba miss murabibona ku nseko nziza nk'iza Mona Lisa. Ewan ahangaha mugahita mumenya ko agahuru kagiye kuba katwikwa. Guys, uwa mbere rero turi kumwe ngira ngo muramuzi ejo bundi nabashe kuba namwakira mu cyumweru cyashize, twari turi kumwe. Uyu munsi rero mbashe kuba namugarura cyane ko mwabashe kuba mwamukunda. Ngira ngo muramuzi, natangira nanone abibwire ubundi tugendane neza cyane. Murakoze cyane inshuti zanjye, nkuko mubizi ni Aurore, amazina yanjye ni Aurore, n'abandi bazi Gaju. Ndumva subwo hari ibindira nibyo ngibyo ndumva bibaye. Ibindi ni ukuri dukomeze tubane kandi komeza nshimira kandi yica no bari kwimenyera, ariko ndabashimira ni ukuri rukundo mukomeze kunyereka. Imana ikomeze baho umugisha, n'abandi batarabikora mukomeze n'ukuri munyereke ko turi kumwe. naje ni ukuri Orange ubushize urabakubitiye byadanje, wababwiye amagambo ngo bamwe baranarize byadanje. Rero uyu munsi bifuje ko wanagaruka we. Uzi ko nanjye nari narabyifuje none dore biranabaye. Ako umutima disi wo ku mwungu wawukuye hewe. Eko ko numva je mwanankumbuje cyane, burangira n'ikintu babwiraho bamenye no kuri mwanankumbuje cyane. Ariko Aurore naribagirwa kandi natinzemo, hari nyarwanda wigeze gukina trendinze cyane bayita agahinda gakabije. Iyo sinema ni sinema nziza cyane twakunze turi benshi cyane, ngira ngo mwagiye munabibona ku rukundo twagiye tuyigaragazaho. Hari title ivuga ngo ndabyuka neza cyane ngo nyirabukwe amuziza ubumuga. Ni title yakuruye abantu benshi cyane ko twanabirebye tubona ukuntu nayikubonyemo n'abandi twayikubonyemo cyane, ukuntu intare y'ingore yakwirukanye akuziza ubumuga bwawe mu gihe Skov rikaba ari ukumwita yarakujyanye kukwereka nyirabukwe. Iyo nyarwanda nayikubonyemo cyane ndavuga nese uyu mubebi bitebye bundi bimeze bite, gute ubundi tutamenye ibye. Ni nyarwanda yashimishije abantu benshi cyane, ariko byibuze kuba tubashije kuba twayikwibukiraho ni ikintu kitwereka neza ko amahirwe burya agihari yo kuba twakwizera ko wagarutse mu gakino. Iyo nyarwanda ubundi n'iki kintu wayivugaho? Icyo nayivugaho iriya bari filime. Ni filime itangira ndi kumva n'inkundana na Scott. Scott aba ari sheri wanjye, aba ari fiance, akajya kunyereka nyine wabo. Ariko mama wiwe ntankunde. Ariko nyuma anziza ubumuga, noneho byarangira mama aza kugira ikibazo, nkaba ari njye umuvura. Akaza kubona nyine ko mfite ubushobozi, hari ubushobozi mfite, hari ibyo nshoboye. Abantu rero benshi bazi ko umuntu ufite ubumuga aba adashoboye.
abantu benshi bazi ko umuntu ufite ubumuga nyine aricyo ntazi, ntacyo azi, ntacyo yashobora, ntacyo yakwikorera, abo baribeshya, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Ubwo rero irangira, ni filime irangira mami we ankunza nyine ariwe mabukwe, ankunza ndetse atwemera ko igiko gigomba gukomeza nk'uko mwabibonye, arishimira avuga ati ntabwo rwose nari mbizi, ntabwo nzi ko ari kuriya kuntu bimeze, ariko nyine ewa naba yampahamuye nanjye nagize ubwo ni filime rero ubwoba nanjye ndavuga ati ni filime cyangwa arimo arabikora bya nyabyo, ariko nyine birangira avuga ati wawu byabaye cyaze ni ukuri kw'Imana. Urumva uranabona ko ari ibintu byiza cyane, byiza kuba dufite abakiteri bameze nk'aho hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni ibintu bidushimisha, babasha kuba babyiyumvamo. By the way, ngarutse kuri Divine Inyambo, imfurakazi mu Rwanda disi yo mugarutseho, hari nawe ndabazi ndaza kuba nabashyira hanze uyu munsi. Hari sinema nawe wigeze kuba wakina, yarebwe n'abantu batari bakeya cyane, ndumva ko nta muntu utayizi aze kunyarukirayo ayirebe. Bayita Ingororano nimba nibeshye, Ingororano series. Waje kuyikinamo uri umuntu usa nkaho avunjisha amafaranga, ariko hari ibintu tutagiye tumenya, ntabwo twasobanukiye neza. Ese ubundi ukuntu abivugamo ntabwo twasobanukiwe. Ese Divine akazi ke ni ukuvunjisha ibiceri gusa, nta kindi kintu? Ubundi iriya role mbere na mbere wayibonye ute, wayikinnye ute, wayiyumvishijemo ute hariya mu Ngororano? iriya role narayikunze, kubera ko ibyo bamaye gukina nyine ni byiza, narabikunze. Nakinye ngiye mvunja amadolari. Uransigiraho, abandi bose baze mbavunje, uransigiraho ntabwo uri umereho wowe gusa. Uvunja amadolari, ikintu bita idolari buriya neza uzi kukibara unacira ngo ukubitaho. Byari ibintu byiza, byanyeretse ko buriya dufite abakiteri buriya barenze cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ingororano rero ku bantu batayizi bajyeho bayisacinga, barazi ko bayibona, ndetse barazi no kukubonaho, ndetse no ku bantu benshi ari abantu bashyashya hano kuri Aurora TV show bazi kuba banyarukira kuri channel yacu, then hari ibintu byinshi bari buze kuba babona cyane ko hari na byinshi babikiwe by the way. Hanyuma rero ngarutse ku Nyarwanda, murimo muradutegurira, murabona ikintu navuga ni ibyamare bibiri bibashe kuba byanahuza, tuve n'umuvandimwe vuga ni ibyamare bibiri none bijye ko byakoranamo, bateho banga ya danje yica igihugu. Noneho ewan iyo Nyarwanda twitegereze ryari ubundi, mbese n'igihe nyabaki wahereza abafana cyangwa abakunzi baba bayitegerejemo? Ni iminsi mikeya, mbwira n'abantu bafite impano zo bafite, mbwira n'abantu inshuti zanjye babandi bajya bambwira bose wanshyize muri filime bose, nimero baraza kuyibona, bampamagare bamvugishe kugira ngo tubashe kubikora neza ruzungu. Ni ukuvuga ngo undi wari we wese ushobora kuba yabasha kuba yaza muri iyi sinema yawe urimo urategura, ni karibu. Yego, harimo abana benshi bagiye bafite impano, babuze uburyo, babuze okaziyo, ariko yewe naje ndahari kugira ngo tubashe gufatikanya, kuko njye ntabwo nabyishoboza ntabafite, kugira ngo tubashe guhuriza hamwe umugozi, dusenyere umugozi umwe, kugira ngo tuzagere kuri byinshi kandi byiza twifuza. Ni ikintu cyiza rero, na leta y'u Rwanda ishobora kuba yakishimira kuba byibuze kubwa ku giti cyawe uri kubasha kuba ushaka kuzamura impano z'abanyarwanda muri sinema nyarwanda muri rusange. Ni ibintu byiza cyane, ewana biranshimije pe, kandi I appreciate. Hanyuma ni Divine harya Diane Divine nawe turagukeneye kukubonamo cyane, noneho cyane dukeneye kukubona ukuntu wakitinga noneho muri sinema nyarwanda igiye kuba yasohoka. Dukeneye kureba uburyo wakitinga, dukeneye no kumenya noneho ni iyihe role uzaba ufite, kandi turi hano kugira ngo tugushyigikire, kandi turi hano kugira ngo dushyigikire ni Nyarwanda muri rusange igomba kuba yasohoka. Amaboko yacu arakenewe, ariko namwe murakenewe kugira ngo mutwereke ko byibuze uruhande turimo ari urwanyarwo. Namwe murakoze cyane. Ubushize rero Aurora mutumira, nabasha no kuba namusaba mubwira ni
uzambabarira ubutaha wongera ugaruke, dore yagarutse ariko noneho angarurira surprise idasanzwe, angarurira uwitwa Divine rero nabuze ahantu mufatishiriza buriya urura nkubwiza ukuri. Divine najya muhamagara kenshi aravuga ati se wambara ukaza mu kigali, ati ndi bize mfite akazi kenshi, mbese we anyereka ko nta mwanya ariko ibyo yambwiraga byari byo, kuko afite gahunda yo guha ibyishimo abanyarwanda. Ariko ngize Imana uramunzaniye kandi ni ibintu by'umugisha kuri njyewe no kuri iyi channel ndetse no ku bantu benshi cyane bamuzi babasha no kuba badukurikirana umunsi ku munsi. Nsoza rero ntago ndibuze kuba natinda ahangaha. Nsoza ndagira ngo byibuze mbashe kuba navugira abakunzi bacu ko byibuze bibaye byiza mwadutamiye show niyo mwahera na saa sita z'ijoro. Ubu twe turi maso, reka nsa nk'ubavugira, ubu twe turi maso niyo mwahera saa sita z'ijoro mudutemo boro kuko turi benshi turayitegereje. Ndetse kandi nimero zawe zo ziraza kuba ziri muri comment ku bantu bashaka kuba bakinjira muri sinema yawe. Ndabizi baraza kuba ari benshi abakwandikira. By the way, izo nimero ziraza kuba ziri kuri WhatsApp, sibyo? Ego, icyo nababwira ni ukugumana natwe, ibi byinshi byo birahari, ibikorwa byinshi byo birahari. Bibutsa ni ukuri gukora subscribe, share, comment byose na like, barabyumva pe, kugira ngo babashe kubona bya bindi byose badusaba, ibyo byose bizaza kabisa. kandi n'ukuri muzanyura. Urimo uradutera amatsiko rero buriya, urimo uradutera amatsiko. Ntago ari ukubeshya, nshobora kuvuga gutya mukajya ngo ni amashyengo ni iki, ariko mbafitiye ibyo inshuti zanjye, mbafitiye ibyiza, urumva mbafitiye ibyiza pe, kandi muzanyurwa. Reka tubyizere cyane ko bamwe muri twe baraje no kubyizera, ariko noneho ikindi kintu kirengejeho dukeneye kubona Divine mu gakino. Arabahari nawe? Arahari. Ngira ngo rero murabyumva mwebwe mukomeje kuba mwakurikirana Aurora TV show ko byibuza iyi sinema igiye kuba yasoka irimo ibyamamare bibiri noneho bigiye kuba byakikoraniramo kuri sinema yabyo. Ndetse kandi wowe uri murabasha kuba watwumva ukeneye kuba wayizamo cyangwa se ufite umuntu wiyaminiya ewan, nimero muri comment uraza kuba wazibona. Ndetse kandi ugenda usize na comment ahangaha. Mwagiye mureba inzira z'umusaraba zirabakoma, ariko noneho inyarwanda tugiye kuba twaza nayo ewan igiye kuba ikubiye. Ibaze ko dukeneye no kuba kureba ko yafata n'igikombe we, reka bari kubyita muri Sony. Sony abayizi barabizi, baranayizi cyane. Ni ugukora uko dushoboye tukareba ko byibuze yakisanga muri Sony. Abana binabaye byiza rega mwana ikuta no kuri Netflix rega n'ibikorwa. Ariko mbere na mbere dukeneye show, dukeneye nyarwanda cyane ko iminsi turimo dukeneye ibintu bituma byibuze natwe twishimye. Dukeneye ubufasha bwanyu, dukeneye ko n'inama muri iyi nyarwanda mugiye ko mwaduha. Yego, barandika batugira inama, baduha n'inama nyinshi ziba zitandukanye, twagendera kugira ngo tubashe kugera kuri bya bindi byiza ndetse bikenewe. Baduha inama zanyu zirakenewe kuko ntabwo twebwe twabyishoboza. Ndabashimiye rero kuba mwari mwabashije kuba mwatwitabira nyabona, ni iby'agaciro cyane kandi mwakoze kuba mwumvisha ubusabe bwacu. Imana ibahe umugisha kandi naho muri bugende mugendane n'Imana nyabona. Nizere ko niba utamuzagaruka nitubatumira, ariko none dukeneye nyarwanda we. Turahari inshuti zanjye, ndabakunda. Imana ishimwe.